Muraho? Muraho neza? Turabishimiye. Kandi namwe bizeye ko mwishimiye kuba mukandagiye ku butaka bw'u Rwanda rwababyaye. Murabyishimiye? Mufite amatsiko? Ni iki mwifuza kumenya? Ni iki mufiteho amatsiko? Iwanyu? Ni hehe? Urugerero? Hano haruguru? Uherukayo ryari? 94? Nuhagera ntabwo urahamenya. Ushaka umuntu ukuyobora? Okay. Ndagira ngo mw'izina ry'ubuyobozi. Yewe nitwa Murindwa Prosper. Bamwe muri mwe mwagiye kera hatarabaho uturere, hari za komine. Ariko uyu munsi tugira uturere cyangwa district. Yewe nyobora akarere kitwa Rubavu, ariko murimo ubu ngubu na Rugerero ni mwiri, na akarere rero karimo umujyi wose wa Gisenyi uko wagiye waguka, no mu Rugerero uvuga habaye mu mujyi, ariko n'utundi turere tw'u Rwanda kose dufite abayobozi b'uturere bitwa ba meya. Munsi y'akarere hari imirenge cyangwa secteur, munsi y'umurenge hari akagari cyangwa serire, munsi y'akagari hari umudugudu cyangwa village. Aho hose rero muzasangayo abayobozi babaha serivisi nziza, bakemura ibibazo byanyu, babaha amakuru, babigisha, babaha amahugurwa, babafasha kwiteza imbere mubigizemo uruhare. Rero narinje kubakira kugira mbabwire ngo ubuyobozi tumaze imyaka yose tuzi ko hari abaturage bacu, hari imbaraga zacu ziri hanze y'u Rwanda, tubizi ko mubayeho mu buzima butari bwiza, kandi hano turi gukora byinshi ku Banyarwanda, Abanyarwanda bagenda batera imbere tubabona, ariko tukaba tuzi ko hari Abanyarwanda bari gukererwa, bari abana bari kubura uko biga amashuri yabo, abagore bari gutotezwa, bari guhohoterwa, abagabo bari gupfusha imbaraga zabo ubusa. None tugize amahirwe turababonye. Muze rero dukore twubaka u Rwanda. Kandi kubaka u Rwanda bisobanuye kwiyubaka mwebwe ubwanyu. U Rwanda rugizwe n'abaturage. Iyo abaturage batera imbere, n'u Rwanda ruba rutera imbere. Ni mwebwe rero tuba tuvuga. Muze mwiteguye gukora, mwiteguye ko buri wese agomba gukira. Buri wese yiha intego, avuga ati ubu bukene ndimo, natewe no kuba mu mashyamba, kuba hanze y'igihugu cyanjye, ngomba kumara nibura imyaka 2 narabuvuyemo. Murabyemera? Murabyifuza? Rero byose birahari mu Rwanda. Hari politike nziza itavangura. Cyo si ikintu gikomeye. Politike yaciye ubuhunzi, ishaka umunyarwanda wese kubaho neza uko yifuza, yubahiriza amategeko, kandi n'abandi bakubahiriza amategeko kuri we, bakamuha ibyo bamugomba, akagira uburenganzira bwe. Ibyo bintu ntabwo mwasize bihari, ntabyo mwasize. Mwagiye muhunze, n'ubu bababeshyaga mugakomeza kwitwa impunzi, ariko mu Rwanda nta mpamvu uzabona yatuma wongera kuba impunzi. Muje rero mu gihugu cy'Abanyarwanda batojwe. Abanyarwanda baratojwe, batozwa indangagaciro, batozwa gukundana, kubana hagati yabo neza no kubaha amategeko. Nicyo murasanga
aho mugiye hose. Murasanga wa muco wo kudahana waracitse. Murabyibuka ko umuntu yakoraga amakosa ntibamuhana. Ari niyo mpamvu abantu batumye abandi bava mu gihugu ntihagire n'ubibabaza. Uyu munsi u Rwanda iyo ukoshereje undi urabibazwa, urabanza ukagirwa inama, wananirana ukabibazwa n'ubutabera, inzego zubatse neza. Rero mwumve ko mugeze mu gihugu, muryame musinzire, mupange gahunda z'igihe kirekire, abana banyu mubafashe kwiteza imbere hakiri kare kubera kujya mu ishuri, uburere bwiza, isuku n'ibindi byose. Mu buzima nta kintu cyiza nko kumenya guhitamo. Guhitamo nicyo kigize ubuzima bw'umuntu. Namwe rero mwahisemo neza, nicyo kintu numvaga ndi bubashimire. Ha ikiganza mugenzi wawe mubwira uti wahisemo neza. Wahisemo neza. Wahisemo neza kuko wahisemo imiyoborere myiza. Wahisemo neza kuko wahisemo uburenganzira bwawe busesuye. Wahisemo neza kuko wahisemo iterambere. Wahisemo neza kuko wahisemo umutekano. Wahisemo neza kuko wahisemo kujyana umwana wawe mu gihugu, abana biga bagasanga amafunguro ku ishuri, bakiga imyaka 12 nta minervari bishyuzwa. Mwari mubizi? Niko bimeze. Nta hantu na hamwe utazasanga ishuri ushobora kujyaho ugenda n'amaguru kandi ukagaruka mu rugo udakoresheje igihe kigera ku isaha. Nta na hamwe. Mbese muzi muri Bibiliya hano bavuga ngo hahirwa. Bibiliya mwarayisomye? Hahirwa bande? Reka tuve muri Bibiliya tuze mu Rwanda. Hahirwa umugore uba mu Rwanda. Kongera gukubitirwa ubusa n'umugabo birarangiye. Mwari mubizi? Oya. Hahirwa umwana uvukira mu Rwanda agakurira mu Rwanda, kuko asanga inzira zose ziharuye. Hahirwa umugabo uba mu Rwanda. Hahirwa umuntu watashye akava mu ishyamba akaza mu Rwanda, kuko ibibi byose ubisize hakurya. Ubyishimire rero, urahirwa wowe wafashe iki cyemezo. Namwe rero mbasabe kuba ugize amahirwe ukava muri iriya curaburindi, ukava mu bantu bari barakwigaruriye, barakugize ingwate, barakugize igikoresho, ukaba ukandagiye ku butaka bw'u Rwanda. Reka ngusabe ngo ubyifurize abandi basigayeyo. Buri wese ntazi umuntu wasigayeyo. Ndagira ngo ngusabe ibi byiza ugiye kubona, watangiye kubona, uharanire ko nawe uwo uzi nawe aza mukabisangira. Nibyo byiza. Hari uburyo bwinshi bwo kubikora, ikoranabuhanga rirahari. Mwoherereza amafoto, umuhamagare, niba hari uwo wamutumaho uba muri Kongo mumutumeho, mubwire uti nyamara nawe hitamo neza. Inzego za leta zibiteguye, zahageze. Nanjye ndi umukozi wa leta. Nuriya mugabo umaze kubakira bwa mbere ni umukozi wa Minisiteri y'ibikorwa by'ubutabazi. Ariko aho muranyura hose murajya muhasanga leta. Murahasanga polisi ishinzwe umutekano wanyu. Murasanga abaturage ubwabo barakoze amakoperative meza, bahinga, borora, babakiza ibyo kurya. Murasanga ikigo cy'igihugu gishinzwe indangamuntu aho mugiye kujya hitwa Kijote cyabiteguye. Abantu mudafite indangamuntu babafashe babakorera indangamuntu.
noneho mubona ikimenyetso ntakuka cy'uko muri abanyarwanda buzuye neza nubwo musanzwe muri bo. Indangamuntu rero niyo igufasha kugera kuri serivisi zose, niyo igufasha kubona mituweli yo kwivurizaho umwaka wose, niyo igufasha kujya muri ejo heza ukazigamira amasaziro yawe ukazasaza uhembwa buri kwezi, niyo igufasha kubona n'ibindi byangombwa byose uzajya ukenera mu buzima bwawe. Indangamuntu urayisanga aho mugiye, murasanga ikigo kiyibakorera, bazabaha n'amafaranga aringaniye yo kubafasha kuzajya mu buzima busanzwe, kwinjira mu mirenge, mugereyo mumenye icyo mwatangiriraho, hanyuma ubundi mwiteze imbere. Kubera ko mumaze iminsi mubayeho nabi, umuntu wabayeho nabi biramworohera gutera imbere vuba cyane. Murabizi buriya dukeya uzabona uzadukoreshe neza, ntuzaba indangare, ntuzaba indangare. Niyo mpamvu ya myaka nababwiye igomba kuzarangira mwararenze umurongo w'ubukene. Abenshi muri mwe muzaba mwaraguze imodoka, bamwe muri mwe muzaba mvuze imodoka araseka. Uretse ugenda ureba imodoka ziri mu Rwanda zitera mbuteyaje abantu bakabura aho banyura, namwe rero muzazigura. Mwebwe icyo mbasaba ni ukugira discipline, ikinyabupfura, kubaha amategeko, kubahana hagati yanyu, kwitandukanya n'ikibi. Kandi wabona hari ibyo ufiteho ikibazo ukabwira ubuyobozi, ubuyobozi uzabwizera aho buva bukagera. Uzabwire umuyobozi w'umudugudu uti hari icyo ntasobanukiwe neza, nsobanurira. Natagusobanurira uw'akagari azagusobanurira, ku murenge, ku karere, twese turahari. Hari inama tubatumiramo buri gihe kuwa kabiri saa 8 mu kagari kanyu uzaba utuyemo. Uzajya uzitabira, ugezweho gahunda za leta, ubaze ibibazo bagusubize, cyaba ikibazo cy'akarengane, cyaba ikibazo cy'iterambere, icyo cyose umuyobozi azaguha amakuru. Muri aka kanya rero ntago nababwira gahunda yose ya leta kuko muzakomeza kuzihabwa. Mwebwe icyo mbasaba ni ukwifatanya n'abandi, ni ukwitabira ibikorwa, ni ukwitabira gahunda za leta, inama, mukagenda kandi mwisanzuye, mwiteguye gutanga umusanzu wanyu. Ikaze rero, murakaza neza mu Rwababyaye. Murakoze.